nako ninjiye mu mazi ndoga ngezemo mo hagati nibwo umwana muvunyi wo kwa Ntaganda yaje nawe ahunga bamutera amabuye. Ni nabwo uwo munsi hari umushiki wa Mayere bitwaga niba ingwe Nyiramukiza nibo bamuteraga amabuye afite utwana yabuze ukuntu ari bujye mu mazi kandi n'utwana ubwo bamutera amabuye. Hari undi mugabo nawe uwo munsi waje ahunga bamwicira aho ngaho ku mazi, bamutemagurira ku mazi. Yari umugabo munini cyane twabonaga ari umugabo ushyitse. Abirihunda kubera ko batari batangira kubwira bikabare ngo uwo muntu mwishe muzamuzira, ariko nyine urumva umugambi wari wateguwe ntaho guhungira nta no kubatabara wari uhari. Iyo mbunda yamanuraga amasasu y'urufaya yarazaga wajya kumva n'urubura rurimo kugwa aho ngaho. Abantu Adolphe ntaguciye mu ijambo aho mwari muri kuri komine ya Muhazi babarasa, nta muyobozi n'umwe wigeze aza ngo wenda najijisha ariko avuga ati mwikwica bano baturage? Nta n'umwe wigeze aboneka, kuko ahubwo nabo twibeshyeho bari abapolisi twabahaye n'amafaranga kugira ngo baturengere. Tumaze kubaha amafaranga baratujijije batwereka ko bagiye kuturengera, ahubwo bagaca inyuma bakaduhururiza. Ubwo hakurya usubiye inyuma hakurya hari umuntu, kubera ko n'ubundi aho twajyaga ntabwo twabaga tuhazi neza, hari umugabo witwaga Kayinamura Gikangu w'iruhunda yari ari hakurya afite itoroshi amurika kugira ngo uwoga yoge yerekeza muri cya cyerekezo cyo wa muntu umurika arimo. N'abari mu bwato bagenda bakurikira rwa rumuri. Ubwo rero njyewe naroze mbona nyine ibintu bitagishobotse byo kwambuka mu bwato. Ngezemo hagati nari maze kuruha, mpindukiye gutya ngiye kumva numva. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri Muraho Rwanda, gukomeza abanyarwanda bose muri kino gihe turimo cyo kwibuka mu gihe cy'iminsi 100 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 30. Nuko rero twabibamenyesheje, nuko tubivuga kenshi muri kino gihe, tuzagerageza kugera ku bantu cyane cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo baduhe ubuhamya bwabo muri gahunda yo kwibuka cyangwa se yo gutanga ubuhamya. Dukunda gukomeza kwibutsa urubyiruko cyangwa abantu bose bakiri bato cyangwa se abatari bari muri iki gihugu batazi amateka y'u Rwanda muri ibyo bihe bya 1994, babisoma nk'amateka gusa ariko kugira ngo bamenye ko hari abantu babayeho muri ibyo bihe, basomye ibyo bihe, basogongeye kuri uwo mubabaro ndetse no ku nzira y'umusaraba itari yoroshye. Niyo mpamvu rero tuba tugira ngo mu gihe bano bantu bakiriho, kuko igihe kizagera bakure, kuko umuntu muto wari uriho 1994 umunsi afite imyaka 30, kugira ngo amateka yacu atazibagirana. Niyo mpamvu dukomeza kuganira n'abariho kugira ngo ayo mateka tuyandike kandi tuyabike ahantu kugira ngo tujye tuyigiraho. Rero ni muri urwo rwego turi kumwe n'umwe mu bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Reka tumuhe ikaze atangire twibwira ndetse anatumiriremo. Inzira bari ndende, ntabwo bivuga mu minota 30 cyangwa isaha imwe ngo bikunde, ariko aragerageza kuvuga muri make inzira y'umusaraba yanyuzemo. Reka tubanze tumuhe ikaze. Muraho. Tubahaye ikaze, mwibwire aradukurikiye. Nitwa Muvunyi Batista, nkaba ndi umwe mu barokotse Jenoside. Ni ukuvuga ngo njyewe ndahera mbere ya Jenoside, kuko hari abajya bapfobya Jenoside bakavuga ko Jenoside itabayeho, bakongera bakavuga ngo Jenoside imbarutso yayo ngo yabaye ngo urupfu rwa Habyarimana. Ariko iyo ngiye nitegereje imbarutso ya Jenoside nta nubwo yahereye ku rupfu rwa Habyarimana, kuko na mbere yaho ndibuka igihe kimwe turi mu gasantere bita mu Gahengeri, aho bigize kudutangatangira mu Gahengeri bashaka kudukubita, bashaka kutugirira nabi, batubaza uwitwa Ndadaye wapfuye wari perezida w'u Burundi. Ubwo icyo gihe byari nka ryari?
ndumva ari nko muri za 90 wenda sinibuka neza ariko yego ariko ni imbere ya 94 yego imbere ya 94 icyo gihe nibuka ko twahise twiruka turahunga bishatse kuvuga ko bigaragara ko itegurwa ryatangiye kare yego kuko urumva kubaza umuntu w'umuturage ngo bakakubaza urupfu rwa Ndadaye kandi Ndadaye utamuzi bigaragara ko ari ibintu byari biri muri bo yego ikindi navuga ni igihe twabaga twiga mu gihe twari tukiri abanyeshuri aho bajyaga bahagurutsa abana bagahagurutsa bamwe ngo mu ishuri ugasanga abatutsi ni abahe abahutu ni abahe bigaragara ko byari ugushakisha uburyo bwo kumenya umubare w'abatutsi bariho n'abahutu bariho wenda n'abatwa bariho bashaka uburyo bwo gutegura igikorwa bazakora cy'ubugizi bwa nabi yego ugasanga rimwe na rimwe akenshi ugasanga barimo bagenda banadutoteza umwarimu akajya gufata akagukubita ukayoberwa icyo uzira ibyo byose bikagaragara ko hari urwango rwari rwarabibwe muri bo kuva na mbere hose rero ntangiriye ku bijyanye na jenoside ngewe ku itariki hahingiye ngo 12 ukwezi kwa 4 muri 1994 nibwo twamanutse twerekera hari Kabare nyine duhunga tugeze Kabare ku musaza bitaga ahantu bitaga kwa Mukama tugangaza muri iyo mbuga yaho tumaze kugangaza muri iyo mbuga yaho umubyeyi wa mukazana wa Mukama w'umusaza bitaga Bitera duhagarika aho ngaho atubwira ati mwa basore mwe ko ndeba murimo mugenda muhunga kandi bigaragara ko ari mwe mwakabaye mudufasha kurwanya abashaka kutugirira nabi mwahagaze hamwe tukarwanya aba bantu yego twebwe ngewe nk'umuntu wari waravukiye ku musozi wa Murambi kandi bisa naho bahana imbibi na Kabare mbona isura y'abantu b'Ikabare yahindutse mbirebye ndavuga ni ngewe ntabwo uyu mubyeyi sinahitamo mugaragariza uko ibintu bimeze ahubwo ngiye gukuramo akanjye karenge yego nateye intambwe manuka nerekeza Ruhunda ngeze nk'ahantu haruguru y'amazi hafi n'ahitwaga iwabo wa Mayeri muri ibyo bice ubwo ngiye kumva numva grenade yaturitse yego grenade ituritse rero ngo jya biciye ku itariki 12 kuri uwo munsi kuri 12 nahise manuka niruka ngeze ahantu ku gasozi umwana w'ahantu bitaga kwa Mugabo Kabare umukobwa akana k'imyaka nka 16 n'ingahe n'irindwi gutyo bahita kambwira ngo urimo urajya he ngo urasanga bariya ngo barabatutsi nguriya ngo Mayire na Karisiti ngo barakwica bari hakurya y'uzi bo bamaze guhunga bamaze kubona ikibazo uko kimeze bari bamaze kugera hakurya noneho ngewe akimara kubimbwira nahise umutima usa naho umutima usimbutse kubera ko nari mfite amakuru y'ibyenda kutubaho kubera ko uwitwa mukuru wacu witwa Karara w'ahantu bita za Nyamirama Budurira yari amaze kuza yaraduhaye amakuru y'uko bamaze kumwica yego noneho mpitambona ikigiye kubaho ko nta bundi buzima dufite abatutsi bagiye kacu karangiye naramutse ngezemo hagati mu mazi ngiye kumva numva ikiriri cy'abantu kirimo kiramanuka inyuma yanjye haruguru y'uruzi naho ni babandi nyine bari bamaze gutera grenade birukanse bamanuka baza nabo bahunga yego barimo babahigi bariya barimo abantu bo kwabasezerera icyo gihe nabo barahungaga barimo abantu b'Ikabare hariya bose nyine bamwe mu bahigwaga ubwo naramanutse nako ninjiye mu mazi ndoga ngezemo hagati nibwo umwana muvunyi wo kwa Ntaganda yaje nawe ahunga bamutera amabuye ni nabwo uwo
uwo munsi hari umushiki wa Mayere bitwaga niba ingwe Nyiramukiza, nibo bamuteraga amabuye afite utwana yabuze ukuntu ari bujye mu mazi kandi n'utwana, ubwo bamutera amabuye. Hari undi mugabo nawe uwo munsi waje ahunga bamwicira aho ngaho ku mazi, bamutemagurira ku mazi. Yari umugabo munini cyane, twabonaga ari umugabo ushyitse. Abirihunda kubera ko batari batangira kubwira Bikabare ngo uwo muntu mwishe muzamuzira, ariko nyine urumva umugambi wari wateguwe, ntaho guhungira, nta no kubatabara wari uhari. Ubwo rero twarazamutse, tuzamuka na ba bandi bose bamwe bahunze nyine bari bagiye gutera amagrenade, turambutse turagenda nyine turakomeza tuzamuka ya Ruhunda. Tugeze kuri centre de santé tuhasanga abantu baturutse za Musha, hariya mbese abantu bo mu Rukaryi hariya mu bice bya za Ntunga, za Musha, abantu baturutse hirya kure bose baje, baza Munyiginya za he bose bageze aho ngaho, n'aba hafi aho ngaho za Nyarusange bose bari bageze Igishari. Ubwo rero Iruhunda aho ntabwo twahatinze, twaraharaye kuri centre de santé turaharara. Tumaze kuharara bukeye bwaho uwitwa Karangwa wari konsiye waho aratubwira ngo nimugende mwese mujye kuri komine ya Gishari, hahoze komine ya Muhazi nyine urumva kuri komine Igishari. Twaragiye rero nyine tuhasanga n'abandi nyine baturutse impande n'impande. Twabaye aho hantu bikomeye, no kuvuga ngo interahamwe zaturukaga impande zose, iz'Igishari, za Kabare, za Nsinda, iz'Igishari zigaturuka ku ruhande rwa Gishari, iz'i Kabare n'iza Nsinda zose zikajya ziza zikabyukira ku Kansinda zigangaje, ziza kudutera. Bakoraga ibishoboka byose bakaza kudutera, tukirwanaho tukabasubiza inyuma. Yego. Ubwo nyine twahamaze iminsi. Hari abantu witwaga Simaragidi, n'uwitwaga Ntabandama wari konsiye, bakajya babyukira aho baza gutata. Ureba bazaga gutata abantu kugira ngo barebe abantu bahari abaribo. Byumvikana ko Simaragidi yari umuntu ukomeye, n'uwo Ntabandama yari umukonsiye waho. Ubwo bazaga gutata kugira ngo barebe amakuru y'abo bagabo bagiye bakomeye bashobora kuba bagira imbaraga. Yego. Bakaza bakagatata bakongera bagasubirayo. Mu minsi ya nyuma benda kugaba igitero cyajemo abasirikare bo kwa Habyarimana, habanje kuza uwitwa Munyabugingo Kabare wari umusirikare, haza n'undi bakundaga twakunda kumwita Zahirwa. Nabo baraza, baje mu modoka ndabibuka, baraza bajya mu kigo mo imbere kuri komine, barareba kuko harimo abanyakabare benshi. Bamaze kureba barangije bahita batse imodoka barakomeza basubirayo. Nyuma yo kugenda kwabo hahise hazi imodoka iturutse ku Kansinda ya Siteya, cya kintu bya Ruhondo by'abasirikare. Yego. Twagiye kubona tubona basimbuka bagwa hasi, basimbuka bagwa hasi. Ubwo bahise bamanuka bagota ikigo cyose cya komine. Yego. Batangiye ubwo baraturasa. Ubwo ngira ngo uwo munsi hari nko kuri 16 z'ukwa kane. Umva, baraturasa, bararasa, abantu barapfa. Umunsi wose abantu barapfa, abantu bacikaga amajosi, bikubitaga hasi bose, ukuntu bakuba bestaraga ikintu
cyitwa sitirimu, igisasu bita sitirimu bacomeka ku mbunda, cyarakubitaga nk'abantu 20 bose bakagwira rimwe. Noneho kandi uko niko bateraga n'amagrenade nayo bayatera, ubwo utishwe na sitirimu grenade ikabimufashe, utishwe na grenade isasu bikaramufashe. Bari bashinze imbunda ibyo byose ngira ngo ni mu bwoko bwa machine gun, bari bayisitaye ku gasozi Kansinda hafi ngira ngo n'ishyamba ryitwa Ngarambe hariya, ahantu bajyaga bacukura ibintu by'ibigaravi hariya. Iyo mbunda yamanuraga amasasu y'urufaya, yarazaga bajya kumva ni nk'urubura rurimo kugwa aho ngaho. Abantu Adolphe, nta guciye mu ijambo, aho mwari muri kuri komine ya Muhazi babarasa, nta muyobozi n'umwe wigeze aza ngo wenda najijisha ariko avuga ati mwikwica bano baturage? Nta n'umwe wigeze aboneka, kuko ahubwo nabo twibeshyeho bari abapolisi, twabahaye n'amafaranga kugira ngo baturengere. Tumaze kubaha amafaranga baratujijisha, batwereka ko bagiye kuturengera, ahubwo bo bagaca inyuma bakaduhururiza. Bo batwerekaga ko turi kumwe nabo, ariko bagasubira inyuma, ahubwo bakohereza abandi bari mu bitero byo hirya. Ni ukuvuga ngo nta muntu wo kuturengera wari uhari. Twageze ahantu hakomeye nyine, tumaze kubona ko ibintu bidukomeranye, ubwo baragenda basubira inyuma, noneho bafite umugambi wo kwesitara imbunda, noneho bakajya baturasa nta n'ubegereye. Impande zose baragota kugira ngo bakomeze baturase tutabegereye. Noneho nibwo uwo mugabo Munyaneza nyine n'abandi bagenzi be ababwiye abantu twari kumwe, rero turumva ko inkotanyi zigeze za Kiziguro na Kiramuruzi, nimureke tugende duci ya Gishari na Ruhunda, twambukire Kavumu tugende, ibyo ari byo byose nubwo twapfa umwe uzasigara azabara inkuru. Nibwo rero twamanutse tugeze Gishari, hari ahantu hari hagati ya Ruhunda na Gishari, dusanga hari igitero cyatangiriye cyatugose. Ubwo nyine abo bahungu barakanga bakoresheje ya mbunda, babandi bariruka, turakomeza tugeze nabwo Ruhunda, dusanga nanone batugose, batangiriye bahungu nyine kubera n'ikiri cy'abantu benshi duhunga. Ubwo urumva nyine twari twarihebye, nta kuvuga gupfa, nta muntu mwari muzi naho mujya, ntabwo twari tuzi naho tujya, byari ukwirwanaho gusa. Cyane cyane nibutsa abantu badukurikiye ko kano gace turimo ko mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi, kano gace kameze nk'ikirwa, iburyo ibumoso hose hari ikiyaga cya Muhazi. Ni ukuvuga ngo nta hantu hari guhungira, n'ubundi byari kurangirira hose muri Muhazi. Imbere hakaba umuhanda munini, kandi mu mihanda minini murabizi ko habaga hari amabariyeri. Ni ukuvuga ngo abantu bo muri aka gace nta hantu bari bafite ho guhungira, aho bagendaga hose byarangiriraga muri Muhazi. Ubwo rero twarakomeje nyine tugeza ahantu hafi na Muhazi nyine twerekera Kavumu. Twarageze rwose mu mugoroba, duhura n'umuntu ngo wari konsiye wa Gakoni muri icyo gihe, yambutse muri ako kajoro, bamwitaga ngo Munyabuhoro. Noneho habamo hagati yacu abantu baravuga bati uyu muntu ko atubonye kandi tukaba tugiye hano ku mazi, turaburiza akajya guhamagara abantu yuko turi aha ngaha. Abantu bamwe bati uyu muntu ntaducike ngo agende, abandi bati kubera ko amaraso, buriya abantu badafite amaraso yo kwica ntabwo n'ubundi babyigiraho ngo babishobore. Icyo gihe habaye impaka ndende, bamwe baravuga ati nimumureke. Turamureka. Tumaze kumureka, twaragiye nyine tugera ku mazi aho ngaho. Tugeze ku mazi dusanga amato yose barayacubije, ayandi barayashwanyuje. Noneho tugeze aho ngaho, dutinda aho ngaho twiga uburyo turi bwambuke. Hari umuntu umwe ngira ngo mu bo twari kumwe wavuze ngo afite ahantu azi hari akato k'inderu, aragenda arakazana, turagenda tujya ahantu ku mukire ngo witwaga Musabimana, naho hari harimo icyombe kidafite moteri. Dushaka uburyo bwo kugira ngo tukivanemo, nanjye ndari mu basore bagiyeyo. Turagenda tujyamo,
dukora ibishoboka byose, b'abahungu bafite imbunda barasa muri rwa rugi, barasamo kugira ngo barebe ko byashoboka urugi rwanga gukinguka, nabwo dushaka amaferabeto, dushaka ibintu byose, tubona turaharoboye, tubasha kubona cya cyombe ariko kidafite moteri. Ni ukuvuga ngo rero byari bikomeye kugira ngo ubwato budafite moteri ubushyire mu mazi, noneho ubwo nta n'ingashyo, habayeho gushaka ibintu by'ibiti, nyine abantu birwanaho bagerageza kwambuka. Nibuka ko twambutse nk'inshuro hagati y'eshatu n'enye, noneho muri izo nshuro za nyuma nibwo jyewe nabashije kureba mbona birakomeye, ndavuga ni bugiye gucya, kandi bugiye gucya ndi kuri uyu musozi, ndavuga ngo byanze bikunze reka nshaka ukuntu nakoga. Naroze ndoga ngezemo hagati, cya cyombe ubwo ntabwo cya cyombe nyine cyabashaga gutwara abo gitwara, ariko noneho ugasanga abantu turi benshi, ni urugero nk'abantu barenga 1000 kugira ngo ubwato bumeze gutyo bwambutse abantu wenda nk'icumi, na ya ndero y'abantu nka 5 ntabwo bwakwambutsa abantu bose ngo barangize, ngo bazi koga bagiye mu mazi. Ubwo hakurya nsubiye inyuma, hakurya hari umuntu, kubera ko n'ubundi aho twajyaga ntabwo twabaga tuhazi neza, hari umuntu, umugabo witwaga Kayinamura Gikangu w'iruhunda, yari ari hakurya afite itoroshi amurika kugira ngo nitwoga uwoga yoge yerekeza muri cya cyerekezo cyo wa muntu umurika arimo, n'abari mu bwato bagende bakurikira rwa rumuri. Ubwo rero njyewe naroze mbona nyine ibintu bitagishobotse byo kwambuka mu bwato, ngezemo hagati nari maze kuruha, mpindukiye gutya ngiye kumva numva induru itangiye kuvuga, bwari butari bwacya neza, cyagiye haba hatagaragara ariko ukabonamo agakezi gakeya. Numva induru itangiye kuvugira ku musozi wa Kavumu. Ni ukuvuga ngo rero ba bandi babicanyi ba Kavumu, wa mugabo Munyabuhoro ashobora kuba yaragiye agabwira ba bandi babicanyi, akababwira ko turi aho ngaho ku mazi, n'ababicanyi bandi bose twaciyeho bose, ubwo urumva baragiye bategura uburyo bagiye kuza kutugirira nabi, kutwicira aho ngaho. Ubwo nyine njyewe nararebye mbonye ku musozi ukuntu hagangaje igitero kinini, nubwo bwari butari bwacya neza ariko wumvaga ikiriri cyabo byonyine, kumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Ubwo njyewe nakomeje koga, ngerageje gutera hakurya i Gakoni, tukigera ku musozi wa Gakoni gutya tukigera mu mwaro, umugabo witwa Kayinamura Gikangu, umugabo sinshobora kumwibagirwa, iyo ntekereje gutya bita bigaruka, filime igaruka muri jyewe, nkibuka ukuntu ibyo bigabo by'ibikoko, ibintu by'ibisore byahise by'ibisimba bihita bimufata, biramukonkobokana, biramwirukankana, bimutambikana hirya ku mwegega w'amazi, agenda avuza induru ati nimuntabare. Noneho kubera ko no ku musozi wa Gakoni hari hatangiye kumanuka ibindi bitero, byumvikana ko hari amakuru bari bamenye ko twebwe twahageze turimo duhunga, ba bandi bamanuka baza, noneho twebwe umuntu yasamye ye n'undi asama ye, twirukanyira ahantu mu ishyamba, munsi y'ahantu bita kwa Madamu, mu ishyamba rihari. Ntabwo wumvaga iby'amahwa, wumvaga iby'ibiti bishobora kukujomba, nta n'ikintu we watekerezaga, kandi igihe nari nakomeretse, amafragmenti ya grenade yari ku kirenge, nari narakomeretse, ariko ntabwo nigize ntekereza ibyo kuvuga ngo wenda ngo ibintu binyica. N'abagenzi bacu twari kumwe harimo abibikomere, twaragiye ducengera muri iryo shyamba. Kuva mu gitondo rero muri iryo shyamba turimo, twaryamye muri iryo shyamba. Kuva mu gitondo niko abantu bapfuye, abaraswa, twumva urusaku rw'imbunda, urusaku rw'abantu bataka. Nibuka hari amasaha yagezemo, umuntu yakoga yajya gutera i Gakoni bakamutangira, yajya intete bakamutangira,
yajya igati bakamutangira. Kuvuga ngo mwari muri Muhazi hagati, impande zose bagose ku buryo mugoma mu mazi. Hari umwana umwe w'ahantu ndamwibuka, ibyo byose n'uwo kwa Rucekeri Ruhunda, yahamagaye umwana w'umuvandimwe wabo witwaga Gakara, ubwo bari mu mazi, umwana avuza induru kubera ko hari abantu nari nzi, umwana avuza induru aratabaza ngo ye Gakara we, ngo ndapfuye ngo ntabara. Umwana interahamwe y'ahantu hafi aho ngaho yari iri aho ngaho y'Igakoni, kuko bari bagose Muhazi yose bari bayigose, bahita bavuga ngo ye mwa, ngo humura, ngo ngwino. Akimara kugera, umwana akimara kugeraho bamuhurijeho imihini, baramukubita. Ubwo natwe ubwo twari twarihebye, turavuga tuti ahacu hararangiye, birarangiye noneho ntabwo uyu munsi tuwiriza. Twari turi aho ngaho mu ishyamba, byageze mu masaha asa n'aho akuze, bahita batangira noneho kuvuga, numva amajwi arimo aravuga ngo mu ishyamba ngo naho hagiyemo ngo abandi bantu. Noneho turavuga tuti akacu kararangiye. Bafashe imbunda, bararasa, bakarasa amasasu akajya aca ku mutwe w'umuntu, turaryama hasi duhura n'ubutaka neza. Hari icyo gihe ahantu nari nihishe hari harimo ibimonyo, ibikoko byitwa ibimonyo, ariko nararambaraye hasi, amasasu akajya aca hejuru y'umutwe ihuhera gusa. Bararashe, barasa umwanya munini cyane. Ibyo byose kubera ko abo bicaga bari benshi, abantu barimo abavaga mu mazi bose bacaga hirya no hino, ubwo niko batemaguraga. Nibuka umwana waciye haruguru yanjye gatoya yirukanka, arasukira hirya. Noneho mu kanya gato haba haciye umuntu w'interahamwe, mbona arimo arakenguza mu gihuru aho nari muri iryo shyamba aho nari nihishe, mbona nkabareba, nkabona arimo arandeba, ariko nkabona nyine yandebye, nkumva asigaje kuvuga ngo vamo nakubonye. Noneho ngezeho nkubika umutwe gutya, amahirwe yanjye ni uwo muntu wari uri hirya y'ishyamba wari wirukanse, baba baramufashe, batangira nyine kumutemagura, numva arimo agongera. Ubwo ngubwo nyine uwo bari mukize nnyo, ariko ubwo niko bakomeje nyine kwica abantu hirya mu buryo bw'ishyamba, no hirya no mu bwose bw'ishyamba, bica abantu, induru ivuga, abantu bataka, mugongera ari wose. Ubwo byarinze bigeza ku mugoroba, bica abantu gusa, ariko abantu bagongera. Muhazi yose yari yahindutse imirambo, amaraso. Nibuka abagabo bari bafite ubwato, barimo bari bamutsinzeho ku Gasharu, barimo witwaga Rugabira, barabarashe basigara. Noneho n'ingashyo barazirasa, noneho basigara basa naho bakerakera mu mazi gusa. Babuze icyerekezo, bagana iburyo bagasanga baragoswe, bagana ibumoso bashushe n'aberekera za ntete. Mbona naho barongeye baragarutse, baje kuza ku mugoroba w'ijoro bo nyuma, ariko bageze nko ku mwegega w'amazi wa Gakoni, turibwira tuti bari abantu none baba bari abacu, dushaka kubahamagara ngo baze mu ishyamba. Tugeze aho turavuga tuti none baba bari ababisha bacu, tugeze aho turabareka. Nibwo rero bo bageze mu ishami rigaruka hirya, nibwo batangiye kubarasa, noneho batangira kubagota. Uwo witwa Munyaneza we, akato yari afite yasubiye iwabo Ruhunda, aravuga ngo agiye kureba abana be ko hari uwasigaye. Ageze iwabo baramwica. Witwa Rugabira nawe, ubwato ngo bwakomeje kugenda umuyaga umuhuha, ahubwo umwerekeza kuri ba bandi bamwica, nawe bamwiciraho Rugabira. Nuza Mutsinzi we yerekeje mu gice kigaruka ku Gasharu, agira amahirwe, Imana iramurokora. Ubwo rero nyine uwo mugoroba twari turi aho ngaho muri iryo shyamba Gakoni, bigeze nka saa mbiri, wenda saa moya n'igice, saa mbiri gutyo. Ubwo
turatekereza ngo nta hezo, tuva muri iryo shyamba tugiye gushaka ukuntu tunywa amazi, tugiye kumva twumva ibintu birahungabangana mu ntuza mu mazi, turavuga tuti ibintu ushobora kuba ari babisha bacu bari ku mazi. Twarazamutse twerekeza nyine mu muhanda, turazamuka ariko kubera ko tutari tuzi icyerekezo, twaragendaga aho tugeze tugasa naho tugaruka aho twari turi kubera kutamenya icyerekezo n'ubuzima twari turimo bubi, n'inzara no kubaho nabi, imibereho twari dufite, imbeho, imvura. Nkanjye nari nambaye agashati konyine n'akenda k'imbere konyine, kubera ko iyindi nari nashyize mu bwato, mvuga nti ubwato nibutera burazana imyenda n'iby'amafaranga n'ibiki byose twari twabyibagiwe, mbiteye iyo ngiyo nyine ku bwato, mvuga nti wenda buratera bunsange hakurya. Ubwo rero n'ako gashati nagatishijwe n'umuhungu w'iruhunda wo mu bacuramanza bitwaga Gatsinzi, nawe ntiwantishije. Ubwo twarakomeje nyine na bagenzi bacu, twageze ahantu kuri uwo musozi wa Gakoni, tuhasanga ahantu wumvaga intumbi, ureba n'intumbi zanukaga, kuko twumva umunuko gusa, twumva ko ari ahantu hiciwe abantu benshi. Twirukanka tugeze ahantu dusanga ahantu hari akazu k'amazi, tuhasanga amazi, tugiye kunywa amazi, tugiye kunywa amazi, dusanga twumva hirya hari amajwi y'abantu, ariko turibwira ati abantu ni interahamwe. Twahise twirukanka, turirukanka tumanuka ahantu hepfo, dukata mu nzira zihari, kubera ko icyerekezo twari twakibuze. Kuri Gakoni bukarinda bugukeraho utari wagera Kiramuruzi, kandi kuva Kiramuruzi ujya Gakoni ntabwo rwari urugendo runini, ariko kubera n'imibereho twari dufite, abantu bamwe ari bafite ibikomere, abandi bameze nabi kubera ubuzima twari turimo, noneho tukajya dusa n'abizenguruka tuterekeza mu cyerekezo kimwe. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho twaragiye tujya ahantu mu gashyamba twitsimbamo, kubera ko twabonaga nitukomeza kugenda turi buhure n'ababisha bacu. Noneho twaraye muri ako gashyamba, ariko mu gashyamba aho ngaho tukumva imbwa ziramoka, tukumva ihene zirahebeba, tukavuga tuti se aha hantu bimeze biti. Twaraye aho ngaho rero, tugeze aho bukeye bwaho turi muri ako gashyamba, tukajya twumva imbwa ziramoka, tukumva ihene zirahebeba, ariko tukibaza ngo se bimeze biti. Ni ukuvuga ngo rero twageze mu masaha wenda nko mu masaha ya saa 12 z'umugoroba, nanone w'icyo gihe dutangira noneho gutangira kugenda. Twamaritse mu kibaya gihari aho ngaho, tuhageze abana inzara yabishe, umwana ndibuka yashatse gucukura umwumbati kugira ngo ahekenye, awuhekenye umwumbati noneho uramwishe, yikubitaho atangira guhwera. Umwana turaterura tugenda tumukurura, tugeze nk'uriye tujya gusingira Kiramuruzi aho ngaho harakora hafi na Pakome. Umwana turamukurubana, tugera ahantu hari imihanda ibiri, muri iyo mihanda ibiri ubona ni bariyeri zari z'interahamwe. Noneho turasimbutse duhunga izo bariyeri twabonaga zibambye aho ngaho zishinze aho. Dusimbutse turagenda tujya mu gihuru. Ubwo ngubwo umuhungu witwa Gasongo ndabyibuka, ubu ni umushoferi, atwara buno bukamyo butwara imicanga. Ubwo Gasongo yahise we atuvamo, kubera ko ngo yari yarigeze kumva imvugo y'inkotanyi. Aratubwira ati rero byanze bikunze, kuko twumvaga amajwi hirya, tukumva igiswahili, tukumva indimi
twumva wenda ni abantu bandi bahana abantu bashyashya bafite indi mvugo mutamenyereye. Aratubwira ati rero yewe byapfa byakira napfa ntapfa ndagiye ngewe ayo majwi numva nayo Inkotanyi. We yarasimbutse aba yinaze mu muhanda, akinaga mu muhanda ateye intambwe nkeya, Inkotanyi zitazimuhagarika kuko imbere yacu nubwo tutari tubizi hari bariyeri y'Inkotanyi aho zari zafungiye zikambitse. Noneho batamuhagarika bamubaza bati wowe urajya he, batangira kumubaza mu Giswahili kubera ko ari umuntu uzi Igiswahili, ahita yumva abari bo, ahita ahagarara arabasobanurira abwira ukuntu ari mu bantu baturutse kuri komine Muhazi, ari mu bamwe bacitse ku icumu ry'abicanyi. Hanyuma atangira kubasobanurira, abasobanuriye baramubaza ati nta bandi muri kumwe? Arababwira ati ndi kumwe n'abandi bantu bari hariya mu gihuru. Bakibimubwira twahise dusohoka atirirwa anaduhamagara. Mwumvaga icyo kiganiro bari kugirana? Harabyumvaga ko hari hafi yacu, dusohokamo turagenda natwe tuba tugeze ku Nkotanyi nyine aho zari ziri, aho kuri Pakome hafi ku mashuri y'Igakenya aho ngaho. Ubwo rero nyine twahise twumva ari nko kuzuka, twahise twumva tugaye icyizere, ariko noneho tukabishidikanyaho tukumva meze nk'abari kurota kubera tugasa n'abantu barota, tukumva ni ibintu bidasanzwe. Tukajya umwe akajya abaza undi ngo se tubayeho ubu natwe se kwirukanka birahagaze. Noneho ni nabwo ngewe kubera ko nari narakomeretse, ni nabwo nahise noneho uburwayi noneho bukara cyane, buremba cyane kuko narabibonye iyo umuntu afite wo kumurengera ni nabwo yumva ububabare bw'umubiri. Nahise ubwo noneho numva ntangiye kugira, kubera ko abasirikare babonaga nambaye n'akantu k'akenda k'agashati kamwe, hasi nambaye akamayo k'imbere gusa ariko nambaye. Ubwo bahita batubwira bati nimuhumure mwishidikanya mubayeho, nitwe Inkotanyi, nitwe twaje kubarengera, nimuhumure. Hanyuma ubwo baratangira kutubwira bati rero nimugende mujye hariya murebe, kubera ko ngiye ntari mfite umwenda, bati niba mubashe nimugende mufate hari imyenda mwambare. Nibwo twahise nyine tugira icyizere cyo kubaho, dutangira kumva ko ubuzima bugarutse, ahubwo gusa tukajya tubyibaza se ngo se birashoboka ko natwe twaba tubayeho, kuba dufite abaturengera uyu munsi? Birashoboka se ko natwe dutangira kwibaza abacu basigaye inyuma, dutangira kwibaza abandi bapfuye bagiye bava mu nzira. Nibwo twatangiye kubitekereza, dutangira kumva ko ari twe turiho gusa abandi bashize. Ubwo nyine tangira kwibaza ngo iwacu se hasigaye nde? Ariko ubundi turi kuri komine turaho mu mashyamba, nta gutekereza ngo ese bimeze bite, kumvaga turabo gupfa, kumva ko tutakibayeho. Adolphe, tukiri aho ngaho, wakoze urugendo rurerure kuva hano duherereye, hano hahoze icyo gihe mu murenge wa Murambi, ukagenda Kabare, ukagenda Ruhundo, ukagenda Gishoro, wakoze imirenge, wagiye uciye nko mu mirenge hafi cyangwa se muri segiteri, icyo gihe niko zitwaga, muri segiteri hafi nk'icumi, ndetse ukava mu cyahoze ari komine Muhazi, ugakomeza ukajya yari komine Murambi ya Byumba. Icyo gihe muri urwo rugendo rurerure mu mashyamba, mu mazi, mu masasu, mu mbeho, kwambara ubusa mu nzara, ibyo bintu nta hungabana? Nubwo uyu munsi hashize imyaka 30 tugeze ku mwaka wa 30 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi, ariko urwo rugendo kuko nuko kubabara, nuko kuzahara, no kwambara ubusa, no kuba mu mazi, no kunyagirwa, uyu munsi nta hungabana ibyo bintu byaguteye? Ese niba ryarabayeho ryaba ryarakize? Ihungabana ryo ntabwo ryabura, kuko iyo filime y'ibyatubayeho igarutse, bitujyana kure, bigatuma dutekereza, bikatujyana kure. Ariko hamwe no kwihangana, dukomeza kwihangana, kuko kubera ubuyobozi bwiza dufite bw'iki gihugu,
bugenda buduhumuriza, budufasha mu bijyanye no kubaho no kutwereka ko imbere ari heza, kandi natwe tukabibona koko igihugu cyacu kitwitayeho, kuko usubiye inyuma ukareba uburyo tutaraba kubaho, nta cyizere cyo kubaho twari dufite, ubu aho tugeze tukaba tureba ko hari ibintu tugenda tugeraho. Njyewe iyo nitegereje ubuyobozi cyangwa se ingabo zari za FPR, njyewe nitegereza n'umuyobozi w'iki gihugu cyacu, njyewe nabuze ukuntu namufata, nabuze ukuntu nabivuga, kuko ibyo mfite, ibyo ngezeho, ibyo mbasha kugeraho mbikesha bo, kuko ufite umutekano, kuko mfite umutekano, ugifite ubwoba ngo hari uwanyirukana, ntabwo ngifite ubwoba, ufite ubwoba bw'uko ibyo wakora ejo hari uwaza akabikwaka. nubwo hariho abatifuza amahoro bakomeza kugira umugambi wo gushaka kwica umutekano w'iki gihugu, ariko twizera ko dufite ubuyobozi bwiza, twizera ko dufite ingabo z'igihugu zibashe kuturinda umutekano. Ni ukuri Imana yagize neza kuduha ubuyobozi bwiza, ikaduha umuyobozi mwiza ubasha kudushakira kumva umunyarwanda wese. Uyu muyobozi yewe ari ubwo njya mbwira abantu baganirira mu buryo bw'abantu dusengana, abwira ni njyewe iyo ndebye Kagame, njyewe mubara nk'umukozi w'Imana, kuko njyewe iyo murebye mbona uburyo yaje ayoboza ziriya ngabo za FPR, mbona ari nk'umuntu Imana yatumye kugira ngo aze kurokora cyangwa se kurengera abarenganaga. Kuko iyo mbirebye nkabitekerezaho, nasubiza inyuma imitekerereze yanjye, cyangwa nk'agafilime kaje nibuka uburyo twari turiho, nkareba n'aho tugeze, mbona ari umuntu watumwe n'Imana. Adolphe, tugana ku musozo w'iki kiganiro, wabwira icyo abantu bavuga ngo babandi babi twavugaga bashaka ko amateka yacu asibangana, cyangwa se kuko mpamya ko babikora nkana, burya iyo ari urubyiruko uravuga uti wenda babitojwe n'ababyeyi babo babi, ariko ku bantu bakuru ntekereza ko ari nkana. Wabwira iki abantu cyane cyane bari mu bihugu byo hanze, abakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, bavuga ngo habayeho jenoside ebyiri? Ibyo bintu ni ikinyoma kibi, ni ikinyoma rwose kitanasubirwaho, kuko urebye ibyo bavuga ngo jenoside ebyiri, ibyo bintu ndumva ari ibinyoma, kuko urebye uburyo abanyarwanda bapfuye, mvuge ku bwoko bw'abatutsi, ukareba uburyo bapfuye, ukareba ukuntu wavaga ku musozi ukagera ku wundi, nta muntu ukwakira, ugasanga naho kukurengera uhari, kandi ugasanga byateguye mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo navuye ku musozi w'icyitwaga segiteri yitwaga Murambi, ngeze i Kabare nsanga igikorwa kiri i Murambi kiri ni Kabare, ubugizi bwa nabi buri Murambi nibwo buri Kabare. Ngeze i Ruhunda nayo yari itaratangira, nsanga nayo yatangiye, ni nako kutwohereza kuri komine. Tugeze aho twageraga hose twasangaga abantu bari mu igikorwa bakoraga cy'ubwicanyi, dusanga ni umugambi wari wateguwe ku buryo atari ibintu byabaye ari inzaduka, ahubwo ari ibintu byateguwe. Kuko nsubiye inyuma, nubwo ubuhamya navuze, ni ukuvuga ngo mbere yabyo, mbere yo gutangira ubwicanyi, umukecuru bita Rivera w'Igitazigurwa bamwishe mbere, yabaye nk'imbarutso. Inaha jenoside yatangiye ku itariki 12 z'ukwa kane, ngira ngo 12. We bamwishe ryari? Inkeka nibuka neza
muri iryo joro kubera ko twebwe twari twamaze kubona umutekano wacu ari mukeya, twatangiye kurara mu bihuru. Yego. Uwo munsi twaraye mu bihuru, nkeka ko ari hagati y'itariki 10 na 11. Uwo mubyeyi Rivera n'ahantu ikaba ari ahantu bitaga kwa Berekeraho, nibwo bahateye. Yego. Ni ukuvuga ngo we n'ubundi bamwishe jenoside itaratangira. Itari yatangira muri aka gace. Muri aka gace itaratangira. Bigaragara ko ari ikintu cyateguwe mbere. Kandi nongeye kureba biriya bavuga iby'urupfu rwa Habyarimana, abantu ba Gakoni, ni ukuvuga ngo uwo mukecuru Rivera we bamwica, twebwe twarimo dukerakera, twabuze icyerekezo, ariko mu bigaragara tukabona ko isura yahindutse, ikirere cyahindutse. Gusa bo batari imbarutso yo kwica mu gace kitwa Segiteri Murambi, batari batangira kwica, ariko Rivera yabaye imbarutso baramwishe. Hanyuma rero bigaragara ko ibintu ari ibintu byateguwe, atari ibintu byaje by'inzaduka ngo ibyo bintu bibe byarabaye nk'ibintu bitunguranye kuri bo, ahubwo ari umugambi wabo bari bateguye. Reka tujye tunabwizanya ukuri nk'abanyarwanda cyangwa se umuntu ukunda u Rwanda, bana wenda mutazi amateka mwavutse nyuma, mushobora kuba mufite ababyeyi cyangwa se mufite gushidikanya ku bintu bimwe mwumvana abantu bamwe, ubundi koko byaba ari n'ukuri. N'urugero, indege ya Habyarimana niba nk'uko babivugaga ab'icyo gihe, cyangwa se leta yari bavuga ati yahanuwe na FPR cyangwa na RPF, ubundi ari nako byagenze. N'urugero ndi gutanga, ntabwo mutanyumva nabi, byahuriraho n'umuturage w'umututsi uri mu cyaro, Igitarama uri mu cyaro, mu Ruhengeri uri mu cyaro, Icyangugu uri mu cyaro, wa mukecuru, wa musaza, wa mwana w'uruhinja uri muri kiriya cyaro, utazi politiki, utazi aho biva n'ibijya, byahuriraho kugira ngo babyuke nawe bamutema. Uwo muturage wo hasi yabahuriye he? Kuba ari umututsi bivuga yuko Habyarimana kuba yapfuye uwo muntu agomba gupfa. Tunavugisha ukuri, n'urugero tunavugisha ukuri. Rero iyo ni impamvu bitwaza. Ari abasirikare ba RPF bayimanuye, abasirikare bari kurwana n'ikindi gisirikare, siko bimeze. Ariko wa muturage wo hasi, murumva ibyo bintu byari kubyuka igitondo kimwe igihugu cyose, abantu bose bakumvikana kwica abatutsi, ntabwo bishoboka. Wenda byaba hano, ariko wagera hano ukabona aho uhungira, ariko byahise biba ahantu hose mu gihugu hose, kuri umuntu atagira ahantu ahungira. Rero ni ikimenyetso cyerekana ko ni ibintu byateguwe, ni ibintu byamaze igihe. Hari umugabo umwe, ntabwo nibuka izina rye, kugeze kuganira, yambwiye ko naranamubuze neza ko tuzaganira, sinzi amakosa yakoze, arafunze. Yambwiye ko yigeze kumbwira ko yajyaga ajya mu nama muri za Mille mbere ya jenoside, babatoza, babakangurira, icyo gihe barubyiruko, babakangurira nyine kuzica abatutsi. Ni ibintu byafashe igihe kuko batangiye batabyumva, batanabisobanukiwe, bavuga se tuzica abaturanyi bacu gute? Ariko urumva kuzana urubyiruko rwose rwo muri prefegitura zose z'igihugu, nyine bwa mbere ntibabyumva, bwa kabiri ntibabyumva, ariko uko bakomeza babibigisha, kuko ideoloji cyangwa ingengabitekerezo irigishwa, bagira aho barabyemera. Araza rwose anabibwira abasore bari baturanye ko bajya muri ayo manama b'abatutsi, babwira ati rero nibitangira ntacyo nzabafasha, ariko numva ngo inkotanyi zaje muri CND, ubishoboye agende. Ababyeyi bakuru bakavuga ati mwabana muri inkunguzi, abaturanyi bacu, inshuti zacu bazatwica, batwicira iki? Twahanye inka, twarashyingiranywe, ariko nyine igihe cyarageze biraba. Ntabwo ari ibintu byabaye kubera indege ya Habyarimana yahanuwe, ni ibintu byateguwe, byapanzwe. Hari ikintu nanjye nshaka kukubwiraho, kubera ko biriya bintu bigaragara ko ari ikintu cyateguwe. Hari igihe hari umwana twajyaga turagirana inka kera, noneho ngewe ntabwo nari nakamenya umugambi uriho, gusa akajya ambwira ariko inzoka mumenya ubwenge. Noneho nkajya nibwira ko se, noneho ndagenda mbaza abantu b'iwacu, bakuru banjye, kuko n'ababyeyi twari dufite, ndabaza se undi uriya mwana tuzakunda kuvuga ngo inzoka tumenya ubwenge, ngo tuzi ubwenge, undi biriya bituruka ku ki? Nuko gusa bikambabaza, nkumva birambabaje, ariko kubera ko
rimwe na rimwe iyo ubuyobozi witegereza ubuyobozi buriho ugasanga nanone nta jambo ufite ntacyo kuvuga ufite ariko ugatuza nkibaza uwo mwana kugira ngo avuge ngo inzoka muzi ubwenge igihe kimwe nanone umwe arongera aratubwira ati ariko tuzabereka tuzabica. we yari umwana twakundaga kugendana, yari umuturanyi, aravuga ngo tuzabereka ngo tuzabica. urumva n'ibyo ababyeyi b'abagabo barabaganira bishaka kuvuga ngo ni ibintu yumvaga iwabo mu rugo. noneho ndetse yanabitubwira tukumva ko wamureba wareba nuko ameze ukavuga uti uyu nguyu ubundi azanyica atazakoresha azanshoboza iki ko babaga bari n'abantu bafite ubushobozi bukeya kuri twe. noneho ukumva azanyica ati. kandi ikindi cyongeyeho ni uko witegereje dusubiye hahandi kuri kiriya kintu cyo kuvuga ngo Ndadaye yapfuye, nacyo cyabaye imbere ya jenoside, ukibaza ngo ese Ndadaye ko yari uw'i Burundi ahuriye natwe gute umuntu batangira kumubaza urupfu rwa Ndadaye uri umuturage utuye mu cyaro utari wagera n'i Kigali utari wanahagera, byari n'amaradiyo afitwe n'abantu bake gusa, nta televiziyo umuntu akakubaza ibya Ndadaye kandi Ndadaye ntumuzi. ukibaza rero ngaho none utekereza bibaye Habyarimana byabaye ibindi ikindi nanone nibuka igihe kimwe uriya Anonsi yatangiriye Abeza, nibuka igihe kimwe bene Rusatsi bamuhiga kuko Nonsiyata ngo yavuze ko ngo bitoreza ku Gasharu. hari uburyo ngo bajyaga kwitoza ku Gasharu bitoze kuzica abantu. barangije icyo gihe bene Rusatsi abitwaga Banzayimana baniha bahiga Nonsiyata ku buryo Nonsiyata icyo gihe twebwe icyo gihe Nonsiyata yaramanutse tukajya turara dukerakera hariya mu bihuru mu Bigarama tuzi ko bashobora kuzaza kutwica. none si icyo gihe niba Habyarimana atari yagapfa bitozaga ibiki? bateguraga iki? ese ni gute ufata abantu b'abaturage ukajya kubatoza imbunda nta ntambara ihari, nta kindi gikorwa cy'ubugizi bwa nabi gihari? icyo gihe bigaragara ko ari ikintu bari barateguye. nibuka ko uwitwa Zigira bari nabo bavuze ngo niwe ngo watanze ayo makuru, nawe bamwishyiramo nubwo ari mwene wabo, nawe bamwishyiramo kuko ngo bavugaga ko ashobora kuba ari watanze amakuru y'uko bagiye kwitoreza ku Gasharu. ubwo se icyo gihe Habyarimana yari agapfa? biriya ari ukuyobya uburari kandi n'ababikora babikora nkana. Adolphe rero reka tubashimire kuri uno mwanya wanyu mwaduhaye kandi dukomeze kubihanganisha, dukomeze twibuke kandi twiyubaka. murakoze cyane. murakoze nawe.